nuhagarara imbere y'abakwanga, nuhagarara imbere y'abakuvuga, ukagira uburyo ujye ushaka kuzamuka mu buryo usiga ibigushikamiye, ubyibirindure ujye hejuru yabyo. Igihe cyose Satani aharanira kugira ngo adushikamire, tube dutaka, tube tuniha, ariko ivugire hagati y'ikigeragezo, ukibwire ko abanaki nubwo ari barebare, Imana yakuremye, Imana yagushyizeho, Imana yakubumbye, Imana yaguhamagaye, Imana yagutoranyije, hari n'ibindi yakoze, uyibwire ngo nibisigaye ndebe imbere, iyakoze biriya na biriya bindi zabi. Amena. Iyo ni imirimo Imana yibuka igihe cyose. Urugero rutoya, nibyaguhize, nibyakwirukankanye, nibyashatse kukwica ukaba utarapfuye, hari iki Imana yakwibukiye. Hari abantu benshi muri mwe muri mu nyongezo y'iminsi yanyu, wageze ku munwa w'urupfu ukarungurukamo, ukavuga uti uru rwageze tu, ariko Imana yibutse iravuga ngo sha ndategetse, genda wongere ubeho kandi baho kandi ongere. Haleluya! Soza nagira ngo mbabwire ngo ni Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo yayo. Niryo jambo nshoreze, ntabwo ikiranirwa. Imana ntabwo ari Yesuwa. Yesuwa yarakiraniwe yibagirwa Kalebu. Imana ni Imana. Imana ntabwo ari umuhereza wa vino. Umuhereza wa vino yarakiraniwe yibagirwa Yosefu. Imana tubabwira ni Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo yanyu n'umuhate mwagaragaje ko mukunze. Abantu barimo baragwiza imirimo bonwa n'abantu batariko, ugasanga umuntu muri gahunda ze rwose kuba yagombaga kujya ahantu byanze umutima we ntubimwemerera, atariko reka ngende perezida mbone, reka ngende diakona mbone, reka ngende pasiteri mbone, reka ngende mwarimu ambone. Nagira ngo nkubwire, iyo mirimo pastori ntacyo yamara, nawe afite urwe rugamba. Nawe hari aho agera, hari naho ugera ukaba utahamagara pastori, ushobora kumuhamagara akakubwira ati urwo ndiho ruraruta urwawe, wowe uri ku rworo. Ugasanga igitero wagabweho we Satani yagikubye inshuro zingahe, ugasanga muri ako kanya ntiyagutabara. Ariko no mu gicuku cya nyuma, aho umugore atagera, aho umugabo atagera, aho umwana atagera, aho usigara uhumeka umwuka ugerwa ku mashyi, uri kumwe n'uwo uguhaye gusa, no mu gicuku cya nyuma ajya yitamurura akavuga ngo nonaha nkongeye ubuzima, genda ubeho. Muhaguruke dusenge. Imana ntabwo ikiranirwa ngo yibagirwe imirimo yanyu n'umuhate mwagaragaje ko mukunze izina ryayo. Mwongere umuhate wo gukunda Imana, mwongere umuhate wo kuzamura izina ryayo, muyishimire, muyubahe, muyikunde, muyivuge, muyamamaze, muvuge ubutumwa uko ushoboye, uko ushobojwe, ubwire abantu imirimo Imana yagukoreye. Ubwire abantu ko wari ugeze mu gikombe cy'icucu cy'urupfu, Uwiteka ko kongera ubuzima. Mubwire abadakomeye ko hari Imana, mubwire abatentebutse ko hakiri ibyiringiro, mubwire abananiwe ko ubuzima bugikomeje, mubwire ababwira abandi ko ubuzima bwabo bugerwa ku mashyi. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Ko turusomye ahantu hatoya hashoboka, Abayuda bahera ko basanga Yosuwa i Gilgali. Kalebu mwene Yefuni Mukenazi aramubaza ati, ntuzi icyo Uwiteka yatuvuzeho jyewe nawe? Akabibwira Mose umuntu w'Imana tukiri Kadeshi i Baroneya. Icyo gihe nari imaze imyaka 40. Twari tukiri i Kadeshi Baroneya. Mose umugaragu w'Uwiteka antuma kujya gutata igihugu. Bukeye ngarutse muhamiriza ibyo nari nabonye n'umutima ugira gute utabeshya.
intego turi buganireho uyu munsi, ngira ngo mbabwire ko Imana ntiyibagirwa, ariko abantu bo bagira gute? Baribagirwa. Aza kureba aha muri izi nkuru, turaza kuganira nko ku bintu bitatu. Icya mbere turaza kureba kwibagirwa kw'abantu. Kabiri tuze kureba kutibagirwa kw'Imana. Gatatu tuze kureba ibintu byibura bikeya bishobora gutuma umuntu yibukwa mu gihe runaka. Reka twihute. Yosuwa ni umwe mu bayobozi basimbuye Mose. Yakoranye na Mose, navuga ngo yari umudiyakoni mu gihe cya Mose. Babwiwe amagambo akomeye bakiri mu buzima bwo mu isi, bagejeje ikirenge cy'abakandagiye mu isi. Ndavugamo abantu batatu. Amagambo akomeye abandi bantu batarumva bayabwiwe n'Imana. Imana ubwayo ari yo ibabwiye ayo magambo. Uwa mbere ni Yesu. Yabwiwe ijambo rikomeye riremereye mu butayu bwa Yudaya, ubwo yari amaze kubatizwa na Yohana. Umwuka wera aramanuka amuhamiriza imbere y'abantu ngo, nguyu umwana wanjye nkunda, nkamwishimira, namwe mugire gute? Mumwumvire. Ayo ni amwe mu magambo aremereye Imana yakoresheje hano mu isi. Ijambo rya kabiri ryabwiwe Mose igihe abantu bari bamuhagarukiye na bene wabo. Imana iramanuka ibaha agasopo, irababwira ngo mwebwe ubwanyu niyo muzanyumva, niyo muzambona mwiyerekwa, mumbone mu ndoto, mumbone mu buhanuzi, ariko umugaragu wanjye Mose nzajya mvugana nawe imbona nkubone. Namwe mu magambo aremereye Imana yakoresheje iyabwira umuntu. Umuntu wa gatatu wabwiye amagambo aremerewe ayabwiwe n'Imana ni umugabo witwa Yesu. Amaze gusimbura Mose, Imana iramuhamagarira iramubwira ngo, uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, sinzagusiga, sinzaguhana. Ijambo rikomeye yamubwiye muri ayo magambo, yaramubwiye ngo mu minsi yo kubaho kwawe kose nta muntu uzarindira kuguhagarara imbere. Ngiryo ijambo nari ngendereye. Nagira ngo nkubwire, muri iyi si yababaho wakubwira iryo jambo yabakubeshye. Niyo yaba perezida wa Amerika kari kubwira yabakubeshye, yavaho bakaguhagarara imbere. Ariko Imana haleluya, niyo yonyine ifite ubudahangarwa bwo kuvuga iryo jambo. Undi muntu wese wayikubwira muri uyu mwuka upfa yabagushutse. Abo ni abantu batatu babwiwe amagambo aremereye muri iyi si yababaho. Hanyuma Yesuwa uyu nguyu, kuko twabivuze, ni umuyobozi wasimbuye Mose mu rugendo rwo gutwara cyangwa rwo kwambutsa ubwoko bw'Imana. Rwari rukomeje ubwo benshi bari bamaze kugwa mu butayu. Imana yirokorera abantu bari bakiri batoya, ndetse na Yesuwa na Kalebu, kubwo umurimo bakoze. Yabakijije kubw'umurimo bakoze. Nagira ngo mbabwire, mujye mugira imirimo ishobora kubahagararaho mu minsi mibi. Iminsi mibi yo kurimbuka yabaye mu butayu,
aba bagabo babiri barokowe n'amagambo bakuye mu gihugu bari baragiye gutata. Abandi bose baguye mu butayu, nabo bari barajyanye baguye mu butayu. Muzasome Kubara 14 muzahasanga izo nkuru. Ubwo bari Kadeshi Baroneya, Mose atuma intumwa 12 zihagarara imiryango kujya gutata igihugu cy'Ikanani ngo bamenye imiterere yacyo, bamenye imbaraga zirimo, bamenye uburumbuke bwacyo, bamenye inzira abantu bashobora kunyuramo. Abantu 10 bavuyeyo bose barimo n'umuyobozi wari uhagarariye team, bose bazanye inkuru y'inshamugongo. Somye 14 rimwe ngo bituma iryo joro abantu barira, ngo abantu barataka. Abagore baravuga bati abagabo bacu bagiye kwicwa, abana bacu bagiye kuba imfubyi, ngo iteraniro ryose rirarira, abantu barataka iryo joro. Ngo ariko mu mubare w'abari baragiye gutata icyo gihugu cy'Ikanani ngo hari harimo abagabo babiri, Yosuwa na Kalebu. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Muri benshi bavuga ibitari ukuri, wenda uzasigara urumwe uhamye ko Imana ikora. Uhamye niyo benshi bazaterana bakavuga bati ukuri nuku. Mwibuke bigeze guhamagara umuhanuzi ni Mikaye ninde, baramubwira bati abahanuzi bose bagera ku bihumbi bangana gutya bavuze gutya, nyamuneka uramenye ntunyuranye nabo. Ngo arahagera kubera iterabwoba nyine, ngo akihagera bati urabivugaho iki? Bati uko bavuze nyine niko bizagenda. Bati ko tukuzi ko atari ukusanzwe uhanura. Bati ngo ararangije ngo yitera hejuru ati yewe ati mureke mbivuge rwose byose ni kimwe. Bati Uwiteka aravuze ngo Ahabu we mbonye uzagwa ku rugamba. Undi aravuga ati ntabibabwira, ati mukubite mugende mufunge. Kandi uko yavuze niko byaje. Niyo benshi bazahaguruka bashaka kugoreka ukuri, uzavuga ukuri usigara urumwe, wenda uzakuziri. Imana ishimwe. Yosuwa na Kalebu ngiye kubatindaho cyane. Ngo mu bari bagiye gutata igihugu nabo ngo baza gufata ijambo, ariko barifashe mu gihe abantu bamaze gucika intege, abantu barize, abantu baboroze, induru zavuze mu bwoko bw'Abisiraheli mu materaniro. Yosuwa na Kalebu nabo bafata ijambo, nubwo mwumvise byinshi, natwe turi mu mubare w'abagiye gutata icyo gihugu, natwe mutwumve. Icyo gihugu ibyo bagenzi bacu bababwiye rwose nibyo, Banaki barahari, igihugu kirera, igihugu kimeze neza. Ariko twebwe dufite itandukaniro, hari ibyo twabonye ahari batabonye. Babonye Abanaki mu mbaraga zabo z'ubunini n'uburebure, ariko twebwe twabonye imbaraga z'Imana ziruta imbaraga z'Abanaki, zisumbye uburebure bw'Abanaki. Abandi bari bavuze ko ngo barebye Abanaki ngo bakabona imbere yabo ngo bameze nk'inzigi. Ariko ntimukisuzugure, burya icyo wiyatuyeho kiragukurikirana. Iyatureho ibintu bikomeye, iyatureho ibintu biremereye, iyatureho ibyiza, bana we batureho ibyiza. Hari abantu bajya baturaho abana ba bitari bidakwiriye, kandi umubyeyi ubundi kuko umwana yakiri mutoya ntiwamubwira Imana bareba ni umubyeyi we. Nta nubwo azi ko hari ikindi kintu kiriho kirusha umubyeyi we imbaraga. Ibyo umuntu agenda bisobanukirwa amaze gukura, ko hariho izindi mbaraga zitagaragara ariko zikora. Bivuze ngo rero mwature ibyiza biremereye by'ibitangaza ku bana banyu, kandi bizababaho. Benshi bavuga ko babona abana babo bakina, bubaka za kadasteri, batwara imodoka, baturarushywa n'ubusa. Bati wanyu nta nigare, bati no muri famiye nta gare ryahigeze. Kutahigera ntago ari bivuze ko iyerekwa ry'uwo mwana ritazasohora. Mujye mumenya ko igihe cyanyu cyabayeho, igihe cyacu cyabayeho kiratambuka, ndetse natwe igihe turimo kizasimburwa n'ikindi gihe.
kandi ibyo ngibyo abana bacu bazabona ibyiza tutabonye. Ejo hari umuntu utatinyuka kuvuga abwira abana be mu rugo ko bazaba abaperezida b'igihugu, bazaba minisitiri. Mubatureho ko ari abayobozi b'igihugu, ndetse munabatureho ko atari icy'u Rwanda gusa, ahubwo bashobora no kuzaba abayobozi mu bihugu byo hanze. Obama se si umunyafurika? Mubatureho ibyiza kandi biremere, akanwa kanyu kaba karema imigisha mu miryango yanyu. Hanyuma aba bagabo baravuga bati, ubwo narindi ku ijambo rivuga ko udakwiye kujya imbere y'ikigeragezo ngo kigusuzugure, nawe wisuzugure, wiyita imbere yacyo ko uri inzige. Hari abantu bajya bahamagarwa mu mirimo, wenda n'urugero abantu bakavuga bati twicare turobanura abantu b'abagabo rwose bashobora gukora ibi bikorwa. Wajya kumuganiriza ntazi nicyo wamuhamagariye, agatangira ati yewe, ati madamu amaze igihe mu bitaro, ati n'abana ati mu minsi iri imbere bararwaye, ati n'abandi menya benda kurwara. Nukuvuga ngo nukuvuga ngo we ubwe yamaze kwishyira mu kazitiro, yamaze kwishyira mu kazitiro, yarifunze yishyiraho ingufuri ahantu yumva atagomba gusohoka. Hari umuntu ugeze kutwaka uruhushya muri korali dupanze amasengesho y'iminsi 7, aravuga ngo arakeka ko azaba arwaye. Ari uburyo bwo gukwepa amasengesho y'igihe kirekire. Icyo gihe bwo abantu si nk'iki gihe wenda basenga ngo bavuge ngo turanywa tuzi, turanywa ku gakoma n'iki. Ubwo iyo minsi mwapangaga nyine mwarayikururaga mpaka irangiye, kandi ubinyuzemo akaba akoze icyaha. Nuhagarara imbere y'abakwanga, nuhagarara imbere y'abakuvuga, ukagira uburyo ujye ushaka kuzamuka mu buryo usiga ibigushikamiye, ubyibirindure ujye hejuru yabyo. Kuko igihe cyose Satani aharanira kugira ngo adushikamire, tube dutaka, tube tuniha, ariko ivugire hagati y'ikigeragezo, ukibwire ko abanaki nubwo ari barebare, Imana yakuremye, Imana yagushyizeho, Imana yakubumbye, Imana yaguhamagaye, Imana yagutoranyije. Hari n'ibindi yakoze, uyibwire ngo nibisigaye ndebe imbere, iyakoze biriya na biriya bindi zabikora. Amena. Yesu na Kalebu bahamanya imbere y'iteraniro, baravuga ngo nibyo abanaki twababonye, ariko niba Uwiteka twishimira azatujyana muri kiriya gihugu akiduhe. Nk'abanaki bo ntacyo batubwiye, tuzabarya nk'imitsima uko twababonye. Ni barebare ariko ntibafite ikibakingira, guhanuka kwabo bazamanuka nk'ibibonobono. Ikintu cyitwa ikibonobono ni ikintu kiba gihagaze ukaba wakireba, ariko iyo kimanutse kimanuka nabi. No kugitema ntibyoroha, kuko iyo kizamuka hagati haba harimo umwobo uzamutse, ntabwo kijya giterana neza, kimera nk'umuheha. Mose umugaragu w'Imana avugira imbere aho ngaho, aravuga ngo mwabagabo mwe, Uwiteka bemereye kuzambuka, ntacyo muzaba, muzagenda mugere muri kiriya gihugu. Kandi ahita abwira umugabo witwa Kalebu. Kalebu nagira ngo mbabwire yari umukenazi, ntago yari umwe mu bwoko bw'Imana. Aramubwira ngo nawe nubwo uri umunyamahanga, kuko womatanye n'Uwiteka, muri kiriya gihugu uzahabwemo gakondo yawe. Imana ishimwe. Kuko womatanye n'Uwiteka Imana yawe, ugomba kuzabona gakondo muri kiriya gihugu cy'Ikanani. Nagira ngo mbabwire rero, ayo magambo abantu bayabwiwe na Mose umugaragu w'Imana, ni Yosuwa na Kalebu bari bari kumwe. Reka rero bambuke, baragenda barwana intambara zigoye, barazitsinda, bagenda bimura abantu. Igihe cyo gutanga iminani kiragera, Yosuwa nk'umuyobozi atanga iminani yose, irarangira, Kalebu arahora mwibagirwa. Murumva abantu, umuntu nguwo
hari igihe abantu amagambo ashobora kuvugirwa mu kivunge, ariko Mose yababwiye ari babiri, yabwira ngo mwebweho igihugu muzakigeramo. Ariko kandi ahindukirira Kalebu abimubwirira imbere ya Yosuwa, mubwira ngo uyu nawe numwe mu bomatanye n'Uwiteka, ubwo muzaba mwambutse nawe azabone gakondo ye. Baragenda bamaze kuhafata, Yesu atanga iminani ku miryango yose, ahantu hararangira, Kalebu aramwibagirwa. Kalebu rero ngo aza kwivugira, aza gutekereza ati se amaherezo yanjye azaba yahe? Icyo gihe Bibiliya igaragaza ko hari hashize imyaka 38, bivuze ngo yarashaje, yaragize imyaka 85. Hanga bavuga hagati ya 83 na 85, ko Bibiliya ivuga 85. Ngo aragenda yegera Yosuwa, ari ryo jambo twasomye, aramubwira ngo ntiwibuka icyo Uwiteka yatuvuzeho turi Kadeshi Baroneya, anyuze mu mugaragu w'Imana Mose? Kandi abikurije, ntago yabikurije ku marangamutima gusa, yabikurije ku mirimo twakoze, kuko twazaniye abantu inkuru ibasubizamo imbaraga. Abandi babahahamuye, twe tuzana inkuru zisubiza abantu mwo imbaraga. Bakozi b'Imana mwese muri mu rusengero rw'Imana, nagira ngo mbabwire, Imana ibahamagariye kuzana inkuru zisubizamwe abantu mu imbaraga. Musubizemwe abantu imbaraga, ko abantu baratentebutse, abantu bacitse intege, ariko mubongereremo imbaraga. Hanyuma Kalebu aramwibutsa, turi Kadeshi Baroneya, mwibuke ko twazanye inkuru nge nawe, kandi muzo nazanye Yesuwa urabyibuka, navuze ukuri n'umutima wanjye utabeshya. Nkaho kabagoye kugafata, baravuga bati rero reka tugahe Kalebu ajye kurwana naho, ahatere nahatsinda azahajyane. Aramubwira bati rero Kalebu, dore ngiriya Heburoni, ni mu duce twabagoye, ni mu duce twari twarabananiye kudufata, kubera abantu bari bariyo bari bagoye cyane, hari abantu bakomeye. Ariko aramubwira ngo ngako kariya gace. Yapfuye kuvuga iryo jambo gusa, Kalebu aravuga ati urakoze ndagiye. Aramubwira ngo Yesuwa, Imana yatabaranye nanjye, nkajya ntera nkatsinda nkatabaruka mfite imyaka 40, ubu ngije 85. Iyo ngiyo, haleluya, iyo n'ubu no mu myaka 85 ngejeje, iyo ntiyigeze ihinduka. Ngewe nshobora kuba naragiye ngajuka nkasaza, ariko yo iracyari yayindi. Iyo tabaragana nanjye mu myaka 40, mukesha Imana ishimwe, haleluya. Iyo tabaranaga nanjye nkatabaruka mu myaka 40, nubwo ngenda nsaza, ariko yo ntiyigeze ihinduka. None rero ngirije imyaka 85, imbaraga zanjye ziracyari zazindi, ndagenda. Mwakomeye Imana amashyi ariko tukayishimira. Aragenda atera umusozi witwa Heburoni, arawutsinda, Imana irawumugabiza, arabirukana abantu bariho, arabakubita. Ari umusaza w'imyaka 85, arabakubita baramenengana, umusozi awicaraho, uba gakondo ye n'abana be. Nagira ngo mbabwire, Heburoni iyo ngiyo ubu nimwe, igihugu cya Isiraheli kigira imisozi 4 yera cyangwa imijyi mitagatifu, na Heburoni yabaye umujyi mutagatifu. Mwumva ikintu umuntu w'Imana yaharaniye, numwe mu mijyi mitagatifu. Imijyi mitagatifu yo mu gihugu cya Isiraheli, wa mbere ni Yerusalemu, wa kabiri ni Tiberiyadi,
uwa gatatu ni Safeti Kambala, uwa kane Heburoni. Imijyi mitagatifu, imijyi ine yera. Murumva icyo Kalebu yaharaniraga, umuntu w'Imana. Ubu amateka ya Heburoni arazwi. Iyo abantu bagiye mu gihugu cya Isiraheli bifuza kuvayo basuye aka gace ka Kalebu, bati tugere kuri Heburoni. Ariko umuntu yagize gute? Yari yamwibagiwe. Ariko nagira ngo mbabwire, Imana yo ntabwo ikiranirwa ngo yibagirwe imirimo yanyu n'umuhate mwagaragaje ko mukunda izina ryayo. Nerekeza ku musozo, undi muntu umwe ngiye kuvugaho gato, ngiye kuvuga kuri Yosefu. Nihuse simvuga amateka ye cyane nkuko nsobanuye aya Kalebu. Yosefu mu ngorane yahuye nazo, iki gitabo mwaragisomye, reka nihute ko yageze mu nzu y'imbohe, cyayimujyanyemo mwarasomye murabizi uko yanze gukora icyaha. Ageze mu nzu y'imbohe rero yarafunganywe namwe na bamwe mu bakozi babiri b'imbere bo kwa Farawo, ngo aza kurota, arota inzozi. Aba nibo barose inzozi, aba babiri. Umwe ngo arota iminsi runaka ngo ishize, ngo agiye kubona ngo abona ibisiga birimo biramurira imitsima ku mutwe. Abizirotorera Yosefu. Undi arota muri iyo minsi nawe ngo afite amahundo anetse meza cyane, meza cyane. Yosefu abasobanuriza inzozi, ababwira ko wari ufite imitsima yari umuhereza w'imitsima, ibisiga bikayimurira ku mutwe, ngo mu minsi 3 itarashira Farawo azamusohora mu nzu y'imbohe amuca igihanga. Hanyuma namara kumuca igihanga, iyo mitsima ibisiga bizamurira inyama ze hejuru. Hanyuma uwo muhereza wa vino uwe mu minsi 3 itarashira ngo azongera asohorwe mu nzu y'imbohe, ajye gukamura imizabibu yongera hereze Farawo nkuko byari bisanzwe. Ariko Yosefu amubwira ijambo rikomeye. Urumva igihe cyose mujye muba inshuti n'abantu bafite amasezerano meza. Undi umuntu niba uzi ko afite isezerano ryiza ugomba kumugira inshuti. Aramwegera aramubwira ati rero nubwo ibintu mbibonye, urumva ntago yari kwegera uwo mu minsi 3 ziri bube zimwe ibisiga biramurira imitsima ku mutwe. Uwo w'iminsi 3 yagombaga gupfa. Yegera umuhereza wa vino aramubwira ati yewe, ati ndabona ibintu amasezerano asohoye. Amubwira ati ariko ubwo uzabona ibyiza uzangirire neza, ndakwinginze uzanyibuke, uzamvuge kuri Farawo aho uzaburi, ndebe ko nanjye nava muri iyi nzu y'imbohe. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo yaramwibutse, ntiyigeze amwibuka mu myaka 2 n'igice. Imyaka 2 yarashize, amezi 28, kugeraho umwami yashatse kwibuka Yosefu amurotesheje inzozi. Ariko umuhereza wa vino yaragiye ararya aranywa agubwa neza, ariko ntigeze yibuka Yosefu. Ariko Imana irema ubundi buryo bwo kwibuka umugaragu wayo. Ngirotesha umwami inzozi, hararota, bwira abapfuma bakonikoni ati murasobanuriza inzozi, birananirana. Wa wundi nibwo yatekereje nk'ibintu bidafatika, aravuga ati ariko hari umuntu twabana nyine, hari umuntu hari igihe umuntu bamubaza dosiye yawe nkaho yayitsindagiye make abipfobya, ariko y'Imana igihe cy'Imana yo cyageze nta wapfobye byawe ngo bishoboke.
igihe cy'Imana yo cyageze. Iyo Imana yakwibutse nta wapfobya ibyawe ngo bishoboke. Yambwiye ibintu cyo kora mbona niko byagenze. Uyu ati mu muhamagare. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo 14 hanyuma habaye iki 40:14 ngo batuma kuri Yosefu mu nzu y'imbohe. Uyu murongo wa 14 warambwiye ngo bamuhubuza. Iko iryo jambo rivuga muzarisome. Bamuhubuza hehe? Bamuhubuza hehe? Mu nzu y'imbohe. Bamuhubuzayo ajya kwiyogoshesha. Iko iryo jambo rivuga. Ajya kwiyogoshesha kuko mu muco nta muntu wagombaga kugera imbere y'umwami atameze neza. Ajya kwiyogoshesha. Mu mico y'Abayahudi haraba bitewe n'uduce, hari abaterekaga umusatsi cyane, abandi bakawukuraho bagatereka ubwanwa. Ni uduce, ni imiterere yabo. Ngo bamuhubuza mu nzu y'imbohe ajya kwiyogoshesha. Barangije bamuserutsa imbere y'umwami. Aramubaza ngo ni wowe Yosefu? Aramubwiye ati ni njyewe. Wabasha gusobanura izi nzozi? Aramubwira ati ku bwanjye ntago bishoboka, ariko ku bw'Imana ireba ikamenya byose birashoboka kubwira umwami inzozi ze. Murumva uko guca bugufi? Ngo amusobanurira uko bizagenda. Aramubwira atari amahundo wabonye ni imyaka 7 izaba y'uburumbuke ikomeye. Igihugu cyawe kigiye kumera neza, abantu bakagusuhukira, ariko izakurikirwa n'indi myaka 7 mibi cyane y'inzara, y'ingorane, y'akaga n'amakuba. None rero muri iyo myaka 7 y'uburumbuke, bwira abaturage bose bo hirya no hino mu gihugu cyawe baze bahunike imyaka kugira ngo izababesheho muri cya gihe cy'inzara. Ngo amwitegereje aravuga ati uyu muntu ni umunyabwenge, nta n'undi muntu nshobora kubona umeze nk'uyu muntu. Aramubwira ati noneho ibyo uvuze, nshingiye ku byo uvuze, nkashingira ku bwenge bwawe, uhereye none usibye kuri njyewe nk'umwami, umuntu wa kabiri muri iki gihugu ninde? Yosefu. Ubwo urumva wamuhereza wa vino aracyaruse Yosefu, ni ukuvuga ngo yabaye promoted ku buryo abo wa kabiri ku mwami. Imana izabibuka abakozi b'Imana. Mwirira, mwitaka, mwiganya, Imana izabibuka. Yaravuze ngo ibyo ubona bikuruhije nshuti ni iby'igihe gito, ntibihoraho, ntibigatuma uteshuka ngo ureke Imana. Imana idahemuka izakwibuka. Imana ntabwo ihemuka, ntikoze isoni kubwo abantu bakwibagirwa. Nagira ngo mbwire abantu bategereje ngo abantu bazakora imirimo abantu babibuke, nimurekere aho ngaho, mukore mwereke Imana. Nanjye ubu nagira ngo mbabwire, ubu mushumba Nowa Mudagiri imyaka afite ubu n'imirimo ye yakoreye Imana, nawe ubwe ntiyayibuka. Niyo yagerageza yakwandika gatoya akagarukira aho ngaho. N'abagiye abashumba bakoranye n'abamusengeye naho yabaye imirimo ye ntawe ushobora kwishyira ku rutonde ngo ayibuke kuko ni myinshi. Ariko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo ye yose yakoze yanditse mu gitabo cy'Imana. Nta n'akadomo na kamwe kakwibagirana mu maso y'Imana. Imana ntabwo ikiranirwa ngo yibagirwe imirimo yanyu. Imana ntabwo ikiranirwa ngo yibagirwe imirimo yanyu. Nicyo nagira ngo mbabwire. Imana ntabwo ikiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Mukorere Imana, mugwize imirimo Imana, mugwize imirimo ishobora kunyura mu muriro ntishye, mugwize imirimo ifatika.
hari imirimo abantu bita ngo ni imirimo, ubundi hari umurimo umuntu akora ukarangirira hagati ye n'uwo yawukoreye, bikarangirira aho ngaho, uwo murimo ingororano zawo zikaba zirangiriye aho ngaho. Aho ngaho naho bari bataharenze. Ariko mushaka imirimo yisunika ikazamuka ikagenda, iyo ni imirimo Imana yibuka igihe cyose. Urugero rutoya, n'ibyaguhize, n'ibyakwirukankanye, n'ibyashatse kukwica ukaba utarapfuye, hari icyo Imana yakwibukiyeho. Hari abantu benshi muri mwe muri mu nyongezo y'iminsi yanyu, wageze ku munwa w'urupfu ukarungurukamo ukavuga uti uru rwageze tu, ariko Imana yibutse iravuga ngo sha ndategetse, genda wongere ubeho kandi baho kandi ongere. Haleluya! Soza nagira ngo mbabwire ngo ni Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo yayo. Niryo jambo nshoreze, ntabwo ikiranirwa. Imana ntabwo ari Yesuwa. Yesuwa yarakiraniwe yibagirwa Kalebu. Imana ni Imana. Imana ntabwo ari umuhereza wa vino. Umuhereza wa vino yarakiraniwe yibagirwa Yosefu. Imana tubabwira ni Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo yanyu n'umuhate mwagaragaje ko mukunze izina ryayo. Bantu barimo baragwiza imirimo bonwa n'abantu batariko, ugasanga umuntu muri gahunda ze rwose kuba yagombaga kujya ahantu byanze umutima we ntubimwemerera, atariko reka ngende perezida mbone, reka ngende diakona mbone, reka ngende pasiteri mbone, reka ngende mwarimu ambone. Nagira ngo nkubwire, iyo mirimo pastori ntacyo yamara, nawe afite urwe rugamba. Nawe hari aho agera, hari naho ugera ukaba utahamagara pastori, ushobora kumuhamagara akakubwira ati urwo ndiho ruraruta urwawe, wowe uri kurworoshye. Ugasanga igitero wagabweho we Satani yagikubye inshuro zingahe, ugasanga muri ako kanya ntiyagutabara. Ariko no mu gicuku cya nyuma, aho umugore atagera, aho umugabo atagera, aho umwana atagera, aho usigara uhumeka umwuka ugerwa ku mashyi uri kumwe n'uwo uguhaye gusa, no mu gicuku cya nyuma ajya yitamurwa akavuga ngo nonaha nkongeye ubuzima, genda ubeho. Muhaguruke dusenge. Imana ntabwo ikiranirwa ngo yibagirwe imirimo yanyu n'umuhate mwagaragaje ko mukunze izina ryayo. Mwongere umuhate wo gukunda Imana, mwongere umuhate wo kuzamura izina ryayo, muyishimire, muyubahe, muyikunde, muyivuge, muyamamaze, muvuge ubutumwa uko ushoboye, uko ushobojwe. Ubwire abantu imirimo Imana yagukoreye, ubwire abantu ko wari ugeze mu gikombe cy'icucu cy'urupfu, Uwiteka ko kongera ubuzima. Mubwire abadakomeye ko hari Imana, mubwire abatendebutse ko hakiri ibyiringiro, mubwire abananiwe ko ubuzima bugikomeje, mubwire ababwira abandi ko ubuzima bwabo bugerwa ku mashyi, mubabwire ko ubuzima buri mu kiganza cy'Imana. Ubuzima buracyahari mu Mana, ubuzima burahari mu Mana, imibereho myiza irahari mu Mana, agaciro karahari mu Mana, promoted zirahari mu Mana, amafaranga arahari mu Mana, amazu meza arahari mu Mana, hari byose. Ndafashijwe, Imana ishimwe. Haleluya! Mubwire abarira muti muceceke, dore gutabarwa kurabonetse. Mubwire barimo kuganya muti amaganya nimuyagabanye, dore none akurira kwararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ndagira ngo mbabwire ngo torero ry'Imana, impundu ziravuze, Uwiteka aranesheje. Mumukomere amashyi, impundu ziravuze.
Uwiteka atsinze abanyakanani, atsinze abaheti, atsinze abayawusi. Uwiteka aguhaye gakondo yawe n'urubyaro rwawe. Uwiteka asohoje icyo yavuganye nawe. Nagira ngo dusenge. Undu ziravuze Uwiteka aranesheje. Turaje nk'umunyembaraga aje gutabara. Aje gutabara abarushywe, aje gutabara abananijwe, aje gutabara abari mu ngorane, aje gutabara abambitswe umwenda w'ubushwambagara, aje kuwukuraho wawutekure, kuko ni Uwiteka Imana. Nagira ngo muri uyu mwanya tugihagaze twese, nsaba umuntu wumva muri uyu mwanya twamusengera by'umwihariko we akavuga ati uyu munsi menye ko Imana ari nyamaboko, menye ko ziriya ntambara nari ndimo kurwana Uwiteka zirusha amaboko. Uve mu by'urimo, uve mu byaha, uve mu mirimo mibi, Uwiteka aragukunda. Wowe wumva twagusengera muri Irembo Ryera TV, 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 Irembo Ryera TV.